Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe Yesu. Nishimiye kubana namwe tugiye kuganira ku mbaraga z'umusaraba. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18 aravuga ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Umusaraba abantu wabereye ubupfu ntabwo ari abadakijijwe gusa. Buriya no mu itorero harimo abantu batarasobanukirwa imbaraga z'umusaraba. Bibiliya hano yavuze ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Muri iyi nibature muri uku gusenga, haba hano n'ahandi hose dusengera, ni byiza ko imbaraga z'umusaraba zikorera mu buzima bwacu. Hano Bibiliya ivuze ko umusaraba umwe ushobora kubera uruhande rumwe, uruhande rumwe ukababera abapfu, urundi ruhande ukababera imbaraga. Yego. Iyo urebye Imana yaremye ibintu bibiri, igabona ikigore n'umuntu nawe ukuntu aremye, agizwe n'amaso abiri, amatwi abiri, iminwa ibiri, amaboko abiri, amaguru abiri, byose bigiye ari bibiri. Ni amanywa n'ijoro, ni ibiba n'isarura, byose bigiye ku isi ari bibiri. Ibyo bibiri rero, kimwe gishushanya ijuru, ikindi gishushanya gihenomu, kimwe gishushanya imbaraga, ikindi gishushanya intege nke, kimwe gishushanya kamere, ikindi kigashushanya ubugingo. No mu itorero rero harimo bamwe umusaraba wabereye imbaraga, bashobora kuwirata, ariko hari n'abandi nabo muri urwo rusengero nyine umusaraba wabereye ubupfu. Murabizi ko umuntu yacumuriye ku giti muri Edeni, nta yindi nzira n'imwe ihari yo gucungura umuntu itanyuze ku giti, ntabwo byari gushoboka. Byari ngombwa ko Kristo akoresha umusaraba kugira ngo acungure umuntu, kandi ukozwe mu giti. Murabizi ko icyo giti nicyo cyarokoye abantu mu gihe cyo kwa Nowa. Imana imubwiye ngo nabaze inkuge mu giti cyitwa gofero. Yego. Namwe murumva igiti cyihangana imyaka 120 bakiba barakibaza, cyari igiti kidasanzwe. Kiriya gihe rero umusaraba wabaye ubupfu, kubera ko mu gihugu cyari kihari icyo gihe harokotse abantu 8 gusa, abandi bose babera ubupfu. Ariko ejo nahoze ntekereza, uzi ko n'inyamaswa zamenye umusaraba. Umusaraba ufite icyo wakoze mu buzima bwazo. Yego. None se mu nkuge, mu bwato, intare ntabwo yari iri kumwe n'intama. Uzi ko kamere yo kurya inyama yasigaye hanze y'inkuge, itayinjiranye mu nkuge. Imana ishimwe. Biratangaje ukuntu umugabo n'umugore baranigwa kubana neza mu buriri bumwe, bose barakijijwe, bavuga ko bahuye n'umusaraba. Birakomeye ukuntu abantu abapasiteri babiri bananirwa gukwigwa mu rusengero rumwe, kandi bose bavuga ko bahuye n'umusaraba. Iyo umusaraba uje, kamere zirapfa. Ariko abo wabereye ubupfu ntibashobora kubana ngo byemere. Yakobo
yakobo igihe yari ahunze yiseguye ibuye yariganije umugisha wa mukuru we ngo yabonye urwego rufatanye isi n'ijuru, abamarayika bamwe bamanuka abandi bazamuka. Hanyuma Imana ivugana nawe ngo sinzakureka ntasohoje ibyo navuganye nawe. yego Ni nkaho yari imubwiye ngo nubwo wananiye ariko ngiye nzakurikira isezerano nasezeranye ryo kuguhindura Isirayeli ugakomokaho n'imiryango 12. Imana ishimwe. Hano rero Yakobo nubwo umusaraba wamutangiriye ariko we uko yumvaga isezerano n'uko Imana yariteganyaga byari ibintu bitandukanye. Yakobo yumvaga isezerano nko kuragwa inka n'ibindi byose Isaka se akunze. yego Kuri uwo ni wari umugisha, ariko Imana yo yamuteganyiriza umugisha w'umwuka wo gukomokaho n'imiryango 12. yego Hari abantu umusaraba rero wabereye ubupfu bawurebera mu bifatika. Iyo babyaye, bungutse, bateye imbere, babonye amafaranga, bagiye mu bihugu byo hanze, bahita bumva umusaraba wabakoreye. Ariko ibyo ni inka ntawe bihuriye no kuba Isirayeli, kubera ko muribuka Yakobo ahunguka amaze imyaka 20 kwa Labani, yazanye inka nyinshi, yazana intama, azana ariko sitiri yaragisaba umugisha. Yabwiye marayika ngo sinkurekura atampaye umugisha. Ubwo igisobanuro ni uko ibyo yari yarabonye bitari umugisha. Umugisha ni ugukira icyaha, umugisha ni ukubohoka, umugisha ni ugukira ijwi rigucira urubanza. Hari umugisha wo gukora icyo umuntu yaremewe. Ijambo ry'umusaraba rero riduhindura imyumvire, ntitukibe tukirebera imigisha mu byo abandi bita imigisha, ahubwo tugasaba tukamenya ko umugisha ari ugukora icyo umuntu yaremewe binyuriye mu gusobanukirwa umugambi w'Imana kuri we. yego Itangiriro 49:22 haravuga ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacu arenga inkike y'igihome. umwana Yosefu yari yagize umugisha w'umusaraba, kumenya umusaraba, ahinduka igiti cyera cyane. ni ukuri Abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Oceania, umusaraba ni igiti kirenga inkike. Umusaraba ni igiti kirenga ibihome. yego Abazawizera bose bazatungwa n'imbuto zawo. Mu migisha Yosefu yabonye we yahinde bamuvuzeho ko azaba ishami ryera cyane. Ikintu kigaragaza ko umuntu yahuye n'umusaraba neza ni ukwera imbuto nyinshi. yego ni ukuri Umuririmbyi yaririmbye ngo kime n'imvura yo mu ijuru ngo ushobora kwera imbuto Imana ishaka. Hanyuma twasanga ijambo rivuga ngo ijambo ry'umusaraba kurimbuka n'ubupfu ariko kubakizwa n'imbaraga. Muribuka ko Mose mu butayu inkoni yaragiza nta yindi nkoni Imana yamuhaye, yego ahubwo iyo nkoni niyo Imana yongereye imbaraga, ihinduka inzoka, aba ariyo ajya gukuza Abisirayeli muri Egiputa. yego ngira ngo nkwibutse ko nta wundi wewe Imana izarema, ariko wowe wahuye n'umusaraba ushobora kugira ubutware bwo kuzana abandi kuri Yesu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe.
hanyuma igihe bari bageze ku nyanja itukura Mose atatse ngo barapfuye, Imana aramubwira ati urahari yego, na ya nkoni irahari yego, noneho ugabanya inyanja mo kabiri. Imana ishimwe. Ibintu byose tunyuramo bikomeye, umusaraba ushobora kubikemura. N'igihe bari bageze ku mazi y'Imana bije, ntabwo muzi ko Imana yamubwiye ngo nashiremo igiti. Kiriya giti nacyo cyari umusaraba. Natangajwe n'ukuntu kurura, gusharira, kubiha byose byagiye muri cya giti. Hanyuma uburyohe bw'amazi buva muri cya giti. Umusaraba ushobora kwakira umubabaro wawe n'agahinda gakabije, n'ibyagukomerekeje n'ibyakuguye, umusaraba ukabyakira byose, hanyuma ugahita udegajemo ubuzima buryohe no kugirirwa neza. N'igihe bari batewe n'abamaleki, Imana yabwiye Mose ngo nazamuke ku musozi yitwaje ya nkoni y'Imana, wari umusaraba. Ubwo yayimanikaga abamaleki baratsinzwe. Umusaraba ushobora guhinduka uwo kutugwanira. N'igihe inzoka zari zabariye, Imana yamubwiye ko gushinga igiti, hanyuma akakimanikaho inzoka, abakirebye bagakira. Ariko ikibabaje ni uko benshi bahisemo kwanga kuwureba, kandi ariho hari buva umuti. Dufite ibibazo byinshi mu karere, byinshi mu miryango, byinshi mu matorero, bizakemurwa gusa n'umusaraba. Ariko igihe cyose dushize ibyiringiro ahandi hatari aho, bizakemuka mu buryo butuzuye. Muri iki gihe Elisa yari ajyanye n'abanyeshuri be guca ibiti kuri Yorodani, umwe inshabiti igakuka ishoka ikagwa mu mazi. Elisa yafashe igiti agishyiramo, inshabiti irareremba. Ubu hari ibintu byinshi twabuze mu bwana, mu muryango, aho twakuriye, ariko umusaraba ushobora gutuma bijya hafi, bikegera hafi twahura nabyo. Ijambo ry'umusaraba kurimbuka ni ubupfu, ariko kuri twabakizwa n'imbaraga z'Imana. Zafata ibyo twavuze kera zikabyigiza hafi. Abacamanza 6:11 haravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Efura kwa Yowasi umwami Yezeri, umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu mvure bengeramo vino ngo zihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira n'ubutwari. Umusaraba ujya uhishura ubutwari twe tutareba. Umusaraba ujya udukiza ubutwari bw'Abamidiyani. Umusaraba ushobora gukorana natwe bidasabye ingabo nyinshi. Hanyuma muribuka ko igiti Imana yamanitse cyahindutse icyuko ari bumanikweho, abayuda bagakira. Bibiliya avuga ngo harashari ibyiringiro, igiti niyo cyatemwa icumba amazi kizongera gushibuka. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga z'Imana. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha,
ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Yego. Navuga ku giti cy'umusaraba. Bibiliya iravuga ngo cyera imbuto zacu igihe cyacu, ibibabi byacu ntibyuma, ibyo azakora cyose kizamubera cyiza. Asante sana. Amen. Ubu hari bene data basenga bameze neza, aho bagereye Canada, Amerika, Uburayi, Australia, bakajya muri kampani bagakora ubuzi butatu cyangwa bungahe. Twabaherutse ubwo. Yego. Buriya iyo batwara umusaraba ntibari guhwana n'igiti ntibari guhwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi y'amazi bagakomeza kwera imbuto igihe cyacu. Yego ni ukuri. Ibi bibabi byabo ntibyume, kandi ibyo bakoze byose bikababera byiza. Amena. Mu by'ukuri gukora cyane ni byiza, ariko dukumbuye za ndirimbo zabo, dukumbuye bwa buhanuzi, dukumbuye bya bintu byiza bari bafite. Yego. Iyo bigeze igihe isi ikabimira, yego bakabona amafaranga, ariko bya bintu byabo byiza by'umwuka tukabibura. Baba bakeneye nabo umusaraba. Yego. Baba bakeneye umusaraba kugira ngo bagumye baterwe hafi y'imigezi y'amazi. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Yego. Reka mbonereho gushimira uyu mushumba yashizeho niba turi mpuzamahanga. Ahari imigezi izanyurira hano twongere duhembuke. Yego. Yego. Hari abantu ibibabi byumye. Nahuye n'umuntu yavuye hano ajya Canada, twongera kubonana nyuma y'imyaka 7. Noneho nkajya mbona yarumye pe. Nkibaza ko uyu muntu yari umuntu w'Imana, yuzuraga umwuka we akagira ibihe byiza, ariko nkajya mbona nta kintu cyahindutseho. Yazize iki? Mbe ni ibibabi byarumye. Yego. Nta mwanya afite ngo mvuge ibitwumisha. Ibitwumisha birahari mu karere k'ibiyaga bigari, birahari naho mvuze i Burayi birahari, mu miryango birahari. Dukeneye umusaraba ngo twongere dutohe. Yego ni ukuri. Dukeneye umusaraba ngo twongere dushibuke. Dukeneye imbaraga z'umusaraba kugira ngo tube amashami arenga ibihome. Yego. Hanyuma mu by'ukuri mu bantu bahuye n'ibibazo bikomeye Dawidi arimo. Yamaze imyaka 10 mu buvumo bwa Adulamu, ahantu yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko igitangaje abantu niyo yandikiye Zaburi zose. Yego. Kugeza n'ubwo hano urupfu rwa Yesu. Kuba mu bibazo rero ntaco bitwaye, ahubwo no kuhaba wenyine udafite umusaraba. Umusaraba ukakubera urupfu, ariko iyo ubanye n'umusaraba ukakubera imbaraga, no mu buvumo bwa Adulamu wahandikira Zaburi. Imana ishimwe. Ikibazo si urugo rubi washatse wubatse, ikibazo si akazi kenshi ukora, ikibazo si abantu batagukunda, ikibazo si ugupfuka, ikibazo ni uko utabana umusaraba. Yego. Umusaraba nubana natwe amazi arura azagira ubuzima. Umusaraba nuba mu karere k'ibiyaga bigari bizakira. Imizi mibi n'ubwicanyi bishire. Umusaraba nuba muri bizinesi zacu bizagenda neza. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga z'Imana. Amena.
ni imbaraga zizura n'uwapfuye, ni imbaraga zibeshaho, ni imbaraga zitanga ubuzima, ni imbaraga zizana gushibuka. yego hanyuma ni ryari umusaraba uhinduka ubupfu kuri bamwe ugahinduka imbaraga ku bandi? urabona umusaraba harimo igiti gihagaze n'igitambitse. iyo ufashe igiti gihagaze ukagikuramo, igitambitse gihinduka gukuramo cyangwa se mayinazi cyangwa mowe. iyo ufashe ubuzima ukabukuramo Yesu, ibisigaye bihinduka gukuramo. yego hari abantu rero basigaranye igitambitse gihagaze cyavuyemo. uriya nabaye pasiteri 2007 nyobora itorero, ariko nyuma y'imyaka 3 nkajya numva ameze nk'uwaguye. nkibaza ko nta nzoga nanyweye, ko ntasambana, ko ntiba, ko ntabesha, ubu nazize iki? Imana iza kumbwira ngo wazize gutanga udahabwa. yego hari ukuntu nirirwa nipfuruguta mu makorari, mu badiyakoni, mu nyubako, nirirwa mbyirukamo n'umwanya wo kujya nkawubura. noneho sitoke irashira, nibyo nari mfite mu buryo bw'umwuka birashira, sigarana akamenyero n'ubwenge, ariko mu by'ukuri nkajya mbona bihinduka gukuramo buri gihe. muzi impamvu buri ibintu byinshi batwigisha mu rusengero bitaduhindura? ni uko batwigisha ibiri muri experience n'ubwenge. umusaraba waravuyemo, uwo muntu utwigisha we aherukana n'Imana. kiriya giti gihagaze aheruka gusabana n'Imana. urabona hano mu karere k'ibiyaga bigari hashize imyaka irenga 135 ngira ngo ubutumwa bwiza buhavugwa. yego turabizi ku buryo ubyukije umuntu saa 9 y'ijoro yasirimba, ubyukije umuntu saa 9 y'ijoro yabwiriza, ubyukije umuntu saa 10 y'ijoro yaririmba. ahubwo igiti gihagaze kiracarimo. uwo muntu ibintu aduhaye nibyo akwiye ku mutima w'Imana. ese aherukana nayo cyangwa ni experience gusa? yego iyo ukuyemo igiti gihagaze umusaraba uhinduka ubupfu. hanyuma ikindi, iyo utazi ko ibikuruhije byose ubizanira Yesu binyuze mu busabane mugirana, tuba tubaye abapfu. yego ni ukuri muzarebe umwanya tumara ku mbuga nkoranyambaga, tureba amakuru y'Umurenge, tureba amakuru ya Goma, tureba amakuru y'u Bukavu, twumva ibivuga i Bujumbura. ibyo bintu mu by'ukuri ubundi isi isanzwe ivuga inkuru mbi, kandi igitangaje bavuga inkuru mbi yarangiye. yego ariko mu ijuru ho bavuga ibizaza. ni ukuri bashobora gutanga ihumure. kugira ngo twirirwe duteze amatwi ijuru, twirirwa duteze amatwi imbuga nkoranyambaga, cyane bose ibyo bintu byose tukabigaburira ubwonko. twaretse tukegera Imana tugashaka ihumure ryayo, ko Imana ari izi icyo izakora muri aka karere. yego twafashe ibyaturuhije n'ibyadukomerekeje tugafata umwanya munini wo kubizana ku musaraba. izi mbuga nkoranyambaga koko zizatumariza iki? suko iyo ucanye telefone yawe, ekara iyo yaka ihita itangira kwarojisa. uzi kumara amasaha 6 utazimije ekara, udashobora gupfukama isaha ngo irangire. ni ukuri uzi kumara amasaha 4
utajimije ureba ibyahehe n'ibyo babeshe n'iby'ikoranabuhanga ryatubuye, udashobora gupfukama udashobora gusoma Bibiliya amasaha abiri. ni ukuri Mu by'ukuri hari abantu umusaraba wabereye ubupfu. ni ukuri Iyo udatanze ibiva mu ijuru utanga ibikomere n'ibiri mu bwenge, yego kandi ibyo nta muntu byakiza. Ijambo ry'umusaraba kubarimbukana ni ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga z'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ikindi nasobanukiwe vuba igisobanuro cyo kwiganyira. Kwiganyira ni ukubara ibyo ukeneye ukuye mu Imana kandi ariyo muterankunga wawe. Ni ukuba ubaye umupfu. Iyo ubayeho wiganyira ukajya ubara ibyo ukeneye ariko wakuye mu Imana, ubwo nabwo ni ubupfu. Ikindi, umusaraba ni ikimenyetso cyo gupfa. Iyo tutemeye gupfa kuri kamere, ntabwo umusaraba utubereye ubupfu. Yego. Impamvu abantu bamwe babaho nk'aho batamenye Imana, kuko ntibamenye umusaraba ni ikimenyetso cyo gupfana nawe. Ukuri. Dukwiye kuba twibaza ngo uyu mwaka mpfuye ku ngeso zingahe, izisigaye n'izingahe. Yego. Hanyuma ikindi, ubumwe bwacu bushoboka gusa iyo umusaraba uri hagati. Iyo urebye ibice biri mu miryango, mu madini, mu bakora n'umurimo w'Imana, mu bavandimwe, umusaraba utagiyemo hagati, ubumwe ntibushoboka. Kandi muribuka ko Yesu yasenze akavuga ngo bahe kuba umwe nk'uko turi umwe na Data. Yego. Umusaraba niwo ushobora kutwunga bigakunda. Yewe no mu mutungo wacu, iyo dukuyemo nk'umusaraba nabwo tuba tubaye abapfu. Yego. Kera nigeze umwana wacu wa kabiri afite nk'imyaka 2, yansabye umugati mu ipaki yose, noneho ndamubwira wampaye, ahita ahisha inyuma aravuga ngo ndanze. Nawe. Ndibaza iyi kamere yayikuye ko ari pasiteri. Yego. Iyo Imana iguhaye ukananirwa guha abandi, ikakugaburira ukajya wenyine, ikakwambika ukambara wenyine, uba ubaye umupfu. Yego. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa n'imbaraga. Yego. Dufite abantu mu mitungo yabo bakuyemo umusaraba kera. Bazanye imitima, amafaranga arasigara. Bazanye imitima, imyenda yabo irasigara. Bazanye imitima mu by'ukuri inkweto zabo zirasigara. Ukibaza umusaraba waba wamariye iki niba utarabigishije ibyo? Hari umutunzi ngo yaguye ibigega, aravuga ngo ngiye kubaka ibigega bito nubaka ibindi binini. Wahita avugana n'umutima ngo umutima wanjye tuza, nta kibazo uzagira mu buzima. Imana iramubwira ati ariko ijoro kuri bupfe, ibyo wakoreye bizaba ibyanda. Uyu muntu icyaha gikomeye yakoze ni uko yitiranyije ibintu. Imyaka ari kubika mu kigega akayibika mu mutima. Yego, ni ukuri. Yego. Umuntu yabitse amafaranga mu mutima ntiyatanga ituro, ntiyafasha umukene. Umuntu yabitse ibiryo mu mutima ajya wenyine. Aho kubika imyenda muri garderobe ukayibika mu mutima, ntawo wakwambika. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga z'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abantu bamwe umusaraba babereye imbaraga, abandi babera ubupfu kandi bari mu rusengero rumwe. Asante sana, Imana ishimwe. Cyangwa imbaraga z'umusaraba zikakorera mu buzima bwacu. Hari igihe mbona abantu baririmba mu rusengero, umuntu ateruye akavuga ngo nzirata umusaraba. Noneho ukamureba uwo muntu uburyo abayeho,
ukabona ahubwo ntiyahuye nawo, ukuri. kuko umusaraba iyo yarahuye nawo agomba kuba ufite icyo wahinduye ku buzima bwe. Yego. cyangwa umusaraba ugatera ubuzima, tukawirata kuko twakanye nawo, ubu dusigaye twera imbuto Imana ishaka. Yego. ndagira ngo nsenge umusaraba utubere ubuzima. Imana ishimwe. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Imana ishimwe. niba turi mpuzamahanga, ndasenze ngo uyimanuriremo umusaraba. umusaraba wafata ibibishe ukabihindura ibintu biryoshye. aya mazi y'imara uyu muntu amazeho igihe, ndasenze kugira ngo umusaraba umuzanire uburyohe, kuko aya mazi arabishe. birashoboka ko uru rugo rubishe, birashoboka ko ubu buzima buwihiwe, birashoboka mwami ko iyi mibereho ikeneye umusaraba. mwami, aba bantu bawe, iri torero rimanurire mu musaraba. Yego. erega ijambo ryawe ryarambwiye ngo no mu myaka mikuru ntabwo igurishije mu musaraba, kuko ngo abatewe mu rugo rwawe ngo bazashishira mu bikari byawe, ngo no mu busaza ngo bazaba bacira imbuto ngo bagire amakakama n'itoto. no mu myaka y'izabukuru ntabwo ujya umanurira mu musaraba. ndasenze kugira ngo imibereho yacu imanurire mu musaraba. n'aka karere kabishe gutya nako kamanurire mu musaraba. mwami, umusaraba niwo wakemura ibi bintu mu buryo burambye, mu buryo bukwiriye. umusaraba niwo wamira izi mpfu zidasobanutse, kuko gupfa no kuzuka biri mu kuboko kwawe. mwami, ndasenze ngo umusaraba ukora ibintu bikomeye, mwami, umusaraba ukora ibintu bikomeye. duhakanye mwami, turambiwe kuba muri mayinazi, turambiwe kuba mu gukuramwo, tugakora ntibigende, ibintu mwami ntibifadike. turasenze kugira ngo bihinduke dirisi mu izina rya Yesu. Isaka ngo yarabibye ngo asarura ibiruta iby'abanzi inshuro 100, ngo agenda w'umukire, ngo ageze ubwo yabaye umukire cyane. mu buryo bw'umwuka dukeneye abakire barambika ibiganza ku barwayi bagakira. dukeneye abantu bafite mwami ibyabaye guteranya, barambika ibiganza ku barwayi bagakira, bakirukana abadayimoni. dukeneye abantu mwami, turambiwe kuba muri mayinazi. abantu mwami bagenda bava mu itorero rimwe bajya mu rindi, bagasanga amazi arashaririye, bagasanga ntibigenda. turasenze ngo ubimanurire mu musaraba. mwami, tugire abantu bagiriwe neza, bava mu bwiza bakajya mu bundi. ubuntu bw'Imana bubane natwe mwami. umusaraba umanuriye muri diyabete irahunga, umanuriye mwami muri hypertension irakira. umusaraba mwami ntugire ibyo ukemura. umusaraba ntutwitambikire, umusaraba ntutwitambikire, uduhindukire uruzitiro, uduhindukire imbaraga. umusaraba ntukore ibintu bikomeye. umusaraba mwami, umusaraba ntutwizeze ko amasezerano azasohora. umusaraba ntukore imirimo itangaje. ndagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. izina ryawe rigahabwa icubahiro, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mana, turagushimiye. Mana,